urwacu rurinira imiti, urwacu ruzinukwa vuba, urukundo rwacu rurahararukwa ndetse rurashira, ndetse kwihangana kwarwo ni gukeya. Mwami tugarutse mu rukundo rwawe, imbabazi zawe nizo zitugaruye imbere yawe, imbabazi zawe nizo zitubyukije, ubuntu bwawe nibwo butugaruye, ubuntu bwawe nibwo bwatweguye, ubuntu bwawe nibwo bwagumishe mu mitima yacu, n'iryo jwi ritubwira ngo nimugarukaho undi bana banjye. Ubuntu bwawe bwinshi nibwo butuma tudashiraho, ubuntu bwawe butubereye imbaraga muri uru rugendo, ubuntu bwawe butubereye ibyiringiro bidutera gukomeza gutegereza igitondo cyo gutabarwa. Ubuntu bwawe mwami, ubuntu bwawe bwinshi bwisutse ku buzima bwacu. Reka mwami muri izo mbabazi wongere ugire umuhungu wawe n'umukobwa wawe wireherezaho abahagaze mu bihe bigoye, bibwira ko imbabazi zawe n'urukundo rwawe bidahagije ku buzima bwabo, ndetse bibwiye yuko utabatekereza utanabitayeho kubw'ibihe bahagazemo. Reka urukundo rwawe rwongere rubahishurire izo mbabazi zawe nyinshi, reka urukundo rwawe rwongere rubahishurire imigambo bafitiye, rwongere rubahishurire ko bitayeho. Mwami tugarutse kukubwira ibyuzuye imitima yacu, tugarutse kugushimira amahoro uduha, tugarutse kugushimira umunezero uduha, tugarutse kugushimira imbaraga uduha, tugarutse kugushimira ko utajya utureka, ntujya utureka, tujya tugwagwana tugahera hirya iyo ngiyo, tukagambirira ejo tukabizambya, ariko mwami ukongera ukatugaruza ineza yawe. N'iki gitondo tukinjijwemo n'ineza yawe n'imbabazi zawe nyinshi n'ubuntu bwawe bwinshi. Turasenze kugira ngo urukundo rwawe rumurike ahatabona. Duhora twumva ibibazo dufite tubitezwa n'abandi, tukumva amahoro makeya dufite twarayatejwe n'abandi, tugahora tubona ibibi ku bandi, tubona ububi bwabo, tubona ko bavuga menshi, tubona ko badakunda, tubona ko batihangana, tubona ko hari uko byari kubigenza. Ariko ndakwinyize kugira ngo urukundo rwawe wongere urumurikishe mu mutima wanjye ahatabona, aho ntazi, ahari umwijima, ahamugajwe n'ibihe n'ibyo naciyemo, ahamugajwe n'ibikorwa bya Satani, ahamugajwe na kamere yo kwikunda, ahamugajwe n'ububi butandukanye nandujwe n'iyi si. Wongere umurika ahatabona mwami, maze nawe uhatunganye. Umvugutire mpinduka igikoresho wishimira, umvugutire mpinduka umwana ukunejeje. Tunganya Uwiteka Mana Nyiringabo, tunganya Nyaguhora ku ngoma. Iyo abandi bavuga cyane twumva bavuga cyane, twebwe twavuga cyane ntitwiyumve ko turi abanyamagambo. Turakwinyize kugira ngo dukize. Iyo abandi batababariye tukibaza impamvu batababarira, nyamara byatugeraho Uwiteka Mana Nyiringabo tukumva twebwe dukwiye kutababarira kuko twahemukiwe cyane, cyangwa se ntitunamenye ko twabuze imbabazi mu mitima yacu. Tugarukeho Uwiteka Mana Nyiringabo, njyewe n'abakobwa bawe tuzindukiye imbere yawe n'abahungu bawe, ndakwinginze kugira ngo tugarukeho. Erega wowe umurikisha urukundo, umurikisha amaso y'imbabazi, nkaho twebwe dutunga n'intoki tugacirana imanza, ariko umurikisha neza, ukamurikisha urukundo, ukamurika mu mitima yacu ahadatunganye mwami, tukahamenya, tukabubena ububi bwacu, tukakwikubita imbere mu mbabazi nyinshi ukadukiza. Ndakwinyize muri iki gitondo ngo umurika ahatabona hacu, utunganye ibidatunganye biri muri twebwe, maze umucyo mu maso hawe utuvire Nyaguhora ku ngoma. Tubona umwijima waba uhishwe mu mitima yacu. Erega imitima yacu ni migari, bamwe inguni nyinshi, harimo inguni zanze kwakira urukundo rwawe, harimo inguni zananiwe kubabarira, harimo inguni zikunda, harimo inguni zibitiwe mu bubi, harimo inguni zuzuyemo n'urukundo rw'ibyisi. Turakwinyiza Uwiteka Mana Nyiringabo, kandi iyo utamuritse ntitubibona, tuba twumva dushyitse, tukumva twarageze iyo tujya, rimwe na rimwe tukitiranya n'imirimo tugukorera, ariko ijwi ryavugiye mu ijuru rishima Kristo, ravuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira. Ryamushimye atarakora imirimo, ryamushimye atarakiza abarwayi, ryamushimye atarakoresha ibiterane. Habwo gutungana kwacu tukwitiranya n'imirimo dukorera, tukavuga ngo twebwe tuvuga ubutumwa, tukavuga ngo twebwe turatanga, tukavuga ngo twebwe turaririmba, tukavuga ngo twebwe tugufitiye umwanya. Nyamara ibyo sibyo twebwe, iyo ni imirimo mwami. Umuntu wacu w'ukuri uzaza kubana nawe ni umuntu wacu wamwe imbere. Murikisha ineza yawe muri iki gitondo, murika mu mitima yacu mwami. Dore abantu hari ibyo batubwira ntitunabyemere, uretse ko hari n'ibyo batabona kuko dufite ikinyabupfura kibitwikira, ariko wowe murika hatabona, ukamurika mu nguni z'imitima yacu. Turifuza ko abana wishimiye mwami w'abana, ukatwishimira abantu bahari, ukatwishimira badahari, ukatwishimira mu mitekerereze yacu, iyo ngiyi bwina mu mitima yacu, aho natwe tujya tutamenya. Erega iyo utahamuritse ntitunabimenya, tuba twumva dushyitse, tukumva ntacyo dutwaye, ndetse twakwigeranya n'abanyantege nkeya tugendana, tukumva rwose ngo turabaruta cyane. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, gira umugore usura, ugira umugabo usura, ugira umusore ni nk'umusura mu mutima we, umurika ahatabona mwami, udutunganye, uducure, udutunganye. Kandi iyo utangiye kudutunganya turanarira
wemera cyane ko tuba twifuza ko tutakorwaho. Ujye udutunganyisha ibimeze nk'umuriro, ukadutunganyisha ibimeze nk'inyundo, ukadutunganyisha ibibabaza, ukadutunganyisha ibiriza ariko birimo bikora kuri kamere yo kwikunda, birimo bikora kuri kamere yabuze imbabazi, birimo bikora kuri kamere yo kumva twagirirwa neza, tukavugwa neza, bakaduhimbaza, bakatwogeza. Uwiteka Mana Nyiringabo, tugarukeho muri iki gitondo. Niwemere Mwami ko tugarukira aho ngaho, niwemere Mwami ko dutunganya iby'inyuma abantu bareba, udasuye imitima yacu. Niwe wamurikisha urukundo rwawe, niwe wamurikisha imbabazi zawe, tugahindukira duhindukiye. Iyo turi ingare duhagaze turi abagore b'ingare ntitubimenya, iyo duhagaze turi abagabo batakubahisha badahagarara mu nshingano ntitubimenya, iyo duhagaze turi abasore n'inkumi buzuyemo n'urukundo rw'iby'isi ntitubimenya. Tujye twirebera mu mirimo tukareba ibyo twagutangiye tukagarukirizaho, ariko ndakwinginze ngo muri kahatabona umurike mwirari n'urukundo rw'iby'isi rubikiye mu mitima yacu rumaremo, uduhindura ibikoresho wishimira, uduhindura abantu unezerewe, utuvugutire uducure inkamba z'uburyo bwose n'ibintu bitatunganye bibitswe muri twebwe. Hari ibyo twakuye mu mateka, hari ibyo twandujwe n'ibyaha, hari ibyo twandujwe n'amahitamo yacu mabi, kandi ntitujye twemera n'uruhare rwacu. Duhora twumva ari abandi baduhemukiye, duhora twumva ari abandi babaye babi. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, muri iki gitondo duhaye, muri iki gitondo dukuruje ineza yawe, dutunganye turatungana, tuboneze turabonera. Uwiteka Mana Nyiringabo, tuboneze, murikisha imbabazi zawe, murikisha mu ruhanga rwawe heza, huzuye ubuntu n'imbabazi, huzuye kudaca imanza, huzuye ubuntu no kugira neza. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo dutunganye, tunganye ubuzima bwanjye, tunganye ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, tuboneze Uwiteka Mana Nyiringabo. Duhora twumva ari twebwe ngorwa, tukumva twaratereranywe n'abantu, nyamara hari ibibi biva no muri twebwe byasunika abantu bikabigiza hirya. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo udukize ibikomere twazaniwe n'agahinda, udukize ibikomere twazaniwe n'imibabaro, udukize ibikomere twatejwe na Satani, udukize Mwami ibibi byose bidufasheho twatejwe n'amahitamo yacu mabi. Erega twatinze kure yawe, isi iratwanduza, harimo udusigisigi tw'ibibi tubikiye mu mitima yacu, ariko wadukiza Uwiteka Mana Nyiringabo, maze ijwi rikavugira mu ijuru rikavuga ngo uyu ni umukobwa wanjye, uyu ni umuhungu wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Mwami, turashaka uko guhamya kuvuye kuri wowe. Inshuro nyinshi dutinze amaso yacu ku bantu, twifuza guhamya kuvuye mu bantu, twifuza guhamya kuvuye mu bagabo bacu n'abagore bacu, twifuza guhamya kuvuye mu bo dusengana, ariko turashaka guhamya kuvuye iwawe, kuko niwe umenya ibihishwe imbere mu muntu. Uwiteka Mana Nyiringabo, uri Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi. Ndakwinginze kugira ngo tugarukeho, udukize gukunda approvo y'abantu, udukize gukunda no kwizihirwa n'icyo abantu batuvuga kuruta icyo wowe tuvugaho. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndakwinginze kugira ngo udukize Mwami w'abami, utugarukeho Uwiteka Mana Nyiringabo. Imbabazi zawe zigera hatabona mu ndiba y'imitima yacu, zivugutire buri kintu cyose kidasa nawe, buri kintu cyose kidasa nawe kibukiye mu mutima wanyu. Hari nubwo ngewe nyireba sinkibone nkajya numva natunganye rwose, ariko iyo wamuritse nyaguhora ku ngoma mbona agace kadasa na Kristo, nkabona Mwami kakandi kiyemera, nkabona Uwiteka Mana Nyiringabo kakandi kavuga ngo namba nanjye natunganyije ibi nibi. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, mu mbabazi zawe muri iki gitondo uhadukurire kuzamuka ku rundi rwego rw'ubwiza, uhadukurire kuzamuka ku yindi ntambwe yo kukunezeza, uhadukurire kuzamuka ku rundi rwego rw'abana wishimira, abana batagukoza isoni, abana Mwami batagizwe gusa n'ikinyabupfura, ahubwo bafite ubuzima bumeze nk'uko ushaka. Ndakwinyiza Uwiteka Mana Nyiringabo, tugerere pfiyo ngiyo mu mutima, uduhindure, udukize, utwomore, udukosore. Erega ukosozi neza Uwiteka we, ntago wakwemera ko umwana wawe arimbuka, ntago wakwemera ko umwana wawe uri muzamukana nawe ufite aho muganana yazagera imbere bigahananuka. Wifuza kudutunganya muri none kugira ngo aho tuganana nawe tuzahagere Mwami utwizeye, uvuga ngo ndabizi yaracuzwe, ndabizi yaratunganijwe, ndabizi yaruhagiwe, ndabizi yarabonejwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, tuboneze rwose, utwuhagiza amaraso yawe, utwuhagiza amazi ava mu rubavu rwawe, utwuhagiza ineza yawe, utwuhagiza urukundo rwawe. Erega nirwo rwuhagira neza, umuntu agahindukira ahindukiye nyaguhora ku ngoma. Nk'ibyatsi abantu, iyo dutunga abantu intoki, tugatunga abana bacu n'abagabo n'abagore bacu intoki, tuba dukomeretsa kuko tutagira ineza imeze nk'iyawe, tudafite n'imbaraga zo kudukiza.
zo kubakiza, ariko wowe uratwoza ukaba ufite n'imbaraga zidutunganya n'imbaraga zidukiza. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, umurike mu mutima wanjye, umurike mu mitima ya bene wacu, umurike mu mutima w'abavandimwe banjye, umurike mu mutima w'urubyaro rwanjye, umurike mu mutima w'abo twashakanye, umurike mu mitima y'abo dusengana, umurike Uwiteka Mana Nyiringabo, tutagarukira mu idini, tukagarukira bugufiya, tukagarukira mu kinyabupfura. Ngwino umurike udukize. Turifuza ko abana wishimira, abana bakunezeza Mwami mwiza, kugira ngo buri gitambo cyose kiva mu ndima y'imitima yacu kigasohokera mu minwa yacu kizajye kikunezeza. Dore isi Mwami irita kubigaragara, natwe ikadukurura tuganisha aho ngaho. Dore isi irareba iby'inyuma, dore isi irareba uko dusa inyuma, ikareba ibigaragara gusa, ntigira amaso areba imbere, bikadushuka Mwami, bikatubera imitego, byatuma natwe duhoza amaso ku biri inyuma, duhoza amaso ku bigaragarira abantu, duhoza amaso ku cyo abantu batuvuga. Nyamara wowe Mwami ngureba hiherereye, ugakurikira ibiri mu mutima, ndetse ngo akaba ari ushima ibiri yongiye pfo mu mutima abantu baba batanazi. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo tubonereze imitima, utubonereze imitima udasubira inyuma, udutunganyirize imitima mukunzi mwiza. Umwanzi Satani ntaturaseho, ntatubone, asange twihariwe nawe. Erega Mwami, nitukubera abana wishimira, n'imyambi ntibasha kudufata, n'ibibi bye ntibidufata. Amarembo yafungurwa n'ibibiba mu muntu yafungwa rwose kubw'ubuntu bwawe. Urakoze Papa, ndagushimira ineza yawe, ndagushimira imbabazi zawe zituma tudashiraho. Uri umunyembabazi, uri umunyabuntu butangaje, uhora utugaruza ineza yawe. Ntujugunya abuhamagara, ntujugunya abo waguze amaraso, uhora udukuruza ineza yawe. Imbabazi zawe ni nyinshi, ni nyinshi. Tujya dutsana tukamera nk'abana b'ikirara, ariko ineza yawe tugasangira dutegereje. Ubuntu bwawe ntibutuma dushiraho, imbabazi zawe zihora zituramburiye amaboko, urukundo rwawe ruhora ruduhobera. Ineza yawe nyinshi ihora itwakira nk'abana, tugaruka aho uri tudafite umususu. Uko tugenda tukumenya niko tumenya imbabazi zawe nyinshi, uko tugenda tukumenya niko tumenya ubuntu twagiriwe ko butangaje. Habaho iminsi tutari twabahaye agaciro, ariko Mwami iyo tumenya ibyo watubabariye n'urugendo dukoranye nawe, bidutera Mwami kurushaho kugukunda, bidutera Mwami kurushaho gusobanukirwa imbabazi zawe n'urukundo rwawe rutagira akagero. Ndakwinginze ngo hagire amaso y'umukobwa wawe ukoraho n'amaso y'umuhungu wawe ukoraho, maze ibyari by'agaciro imbere ye bitari wowe byamburwa agaciro. Umubere uwa mbere mu mutima we, umubere uwo yihebera, umubere uwo yiha ubutagira na kimwe yisigariza inyuma. Hari igihe tukwiha avec reserve, twumva dufite imibare, twumva ari twebwe tuzi kwitekereza neza, twumva ari twebwe tuyobora intambwe zacu, twumva ari twebwe twirinda, twumva ari twebwe twibeshejeho, tukakwihaho agace gakeya, twumva dufite ibindi twisigarije. Ngo aharaho nibwo wowe wabigira nabi, kubwo kutakumenya bikwiriye, kubwo kutakumenya bihagije. Tukumva imibare yacu ari yishyitse, tukumva imigambi yacu ariyo mizima, ariko Uwiteka Mana Nyiringabo, nta na kimwe cyashyizwe mu biganza byawe ngo gihombe, nta na kimwe cyashyizwe mu biganza byawe ngo kireka kubyazwa ibyiza. Turaje Mwami muri iki gitondo kugira ngo tukubere igitambo wishimira, utunezererwe Uwiteka Mana Nyiringabo. Ubuzima bwacu turabuguhaye kugira ngo ubugenze uko ushaka, twirekuriye mu biganza byawe, kuko ni heza, hari safe, haratekanye, hari byose. Nta kintu na kimwe umuntu wakwihaye ngo akwirundumuriremo yigeze akuburana. Nta mahoro aburira iwawe, nta byishimo biburira iwawe, nta munezero uburira iwawe. Iwawe impagarara zirashira, iwawe kwiciraho urubanza birashira, iwawe turanyurwa, iwawe tugubwa neza. Ariko Mwami tujya twifata tukumva hari ukundi twabigenza, tukiha n'abantu kuruta uko tukihaye. Niyo mpamvu imitima yacu ikomeretswe n'abantu, tugakomereka tukarambarara. Ariko nitukwihanya guhora ku ngoma, uzadukingira, uzatubera ingabo idukingira imyambi yose ya Satani, gutereranwa n'abisi, uzadukingira Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka abahungu bawe n'abakobwa bawe umucyo mu maso wawe, ubakuruza iyo neza, urukundo rwawe rwinshi rubakuruza iyo neza, bakwihe batizigama. Erega Mwami w'abami, iby'iyi si nta n'ubwo umuntu yabibasha, yarakwihaye igice. Icyo gice yasize inyuma cyajya kimukurura kikamucogoza, cyajya kimukurura kikamwibutsa, maze agacogora. Ariko umuntu wirundumuriye muri wowe, uwo nguwo ujya umufatisha amaboko yawe, ukamugota impande zose, iby'isi ntibibe bikimufata. Ubwo nibwo buzima dushaka Mwami w'abami. Buri muntu wese ahagaze n'ikigero cy'ubuzima arimo,
n'imibereho arimo uramuzi kandi umumenyera ibye, umumenyera ibigendanye n'aho ahagaze, umumenyera ibigendanye n'ibihahagazemo. Mwami dore twese turi muri kuno kwezi kwa 12 ariko twakwinjiyemo duhagaze mu bihe bitandukanye. Buri muntu wese umuzi mu izina rye ukamumenyera ibigendanye n'ibyo akwiriye. Mwami turakwizeye, uri umubyeyi mwiza, imitima yacu itekaniye muri wowe, duhe kurundumukira muri wowe, nibwo imitima yacu Mwami izakira ya mahoro watugeneye. Mwami ndaguhamagara mu buzima bw'abana bawe, imihangayiko y'isi yazonze, ibibazo by'isi byazonze bigacengera bigahinguranya imitima yabo kugira ngo ubuzuze ya mahoro utanga. Erega urayafite kuri buri muntu wese, ntigeze kubana makeya ngo uyahe bamwe, urayafite. Twebwe imbabazi zacu n'amahoro dutanga ni bikeya, iyo tumaze kubitanga kuri umwe abakabiri basanga twamaze kunanirwa, twamaze gucogora, ndetse iyo tubitanze kuri umwe akaduhemukira kongera akagaruka asanga byadushiranye. Ariko imbabazi zawe n'amahoro yawe ntibigera akagero, ibyo utanga, ibyo ubikiye abahungu bawe n'abakobwa bawe ntibirondoreka. Iki gitondo Mwami twagarutse tukuzanira abana bacu, abatoya n'abakuze, kugira ngo biyereke. Twagarutse tukuzanira ababyeyi bategereje gukikira. Uwiteka Mana Nyiringabo, nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo abana ni umwanda uturuka kuri wowe, ni heritage utanga, ni kado, ni gift ituruka kuri wowe. Abaganga ntibatanga urubyaro, baragerageza nk'abantu, ariko ni wowe utanga urubyaro. Nkuzaniye abo babyeyi bose bahangayikishijwe kandi baramaze kubyara, kugira ngo wibutse imitima yabo ko abana ari impano duhabwa nawe, maze imitima yabo itekanire muri wowe, itekanire muri wowe. Turagusaba imbaraga kandi muri iki gitondo kugira ngo abagize umugisha wo kubyara, abagore n'abagabo, uduhe guhagarara mu nshingano. Igice kibi kiri ku bana bacu nitwe twakibahaye, hari icyo twabahaye mu buryo bwo mu mwuka kubw'ibyaha byacu n'ibyo tutamenye, hari ibyo twabahaye kubwo kutamenya imyitwarire ikwiriye n'ijambo rikwiriye kuva abana bakiri batoya, hari n'ibyo bandujwe n'isi. Hari ababyeyi bagerageje bagakora uko bashoboye, bagakora byose bakabonekera abana babo bakahaboneka, ariko isi ikanga ikabanduza. Ariko ufite igisubizo kuri ibyo byose, ufite igisubizo kuri ibyo byose. Wowe watweretse Kristo, wamwereka abana bacu, wamwereka urubyiruko rwacu. Niryo sengesho ryacu muri iki gitondo. Hari ababyeyi bavuze, baravuga, barasobanura, barakora ibyo bagombaga gukora, ariko igisengesho ryanjye muri iki gitondo nuko Data wakwereka abo bana n'uru rubyiruko ukabereka Kristo. Iyo wowe wabikoze, imitima yabo ifatwa mu neza yawe no mu rukundo rwawe. Tugiye kuririmba indirimbo ya 74 iravuga ngo nyifite umukiza ujye umvugira ku Mana, ni inshuti idahana, si nk'izo mwisi, si nk'izo mwisi, iteka irandinda akankingira n'ibyago, icyampuwo akaba umukiza wawe. Nge ninginga Imana ngo ikwereke itondo, suta umutima wanjye imbere yawe. Sabira ababyeyi bategereje kubyara kugira ngo Yesu wuzure mu mitima yabo, bategereze batishwe n'agahinda, bategereje batishwe n'amagambo babwirwa n'abantu, bategereze Satani atabashuka ko atari ababyeyi, bagutegereze Mwami w'abami, kuko ni wowe utanga iyo mbuto nziza yo mu nda. Bambika imbaraga bategereje kugendererwa, bambika imbaraga bategereje gutabarwa, buzuza amahoro yo mu mutima ngo yayanda bisi batazi, ayo ngayo yatemba nk'uruzi, bagutegerereze mu mahoro menshi. Urakoze Mwami w'abami kubikora. Mwami dufite ubuhamya bwabo hanaguye amarira ku maso, harabuza guseka nkuko haye Sara guseka, harabuzibuka mu bukecuru bwabo nkuko wibutse Elizabeth, harabo wakwibuka muri uyu mwaka, harabo wakwibuka muri aya mezi, harabo wakwibuka Uwiteka Mana Nyiringabo n'uyu munsi, harabo wakwibuka Uwiteka Mana Nyiringabo mu gihe bagutegereje. Buzuza amahoro mu mutima, buzuze kudatembanwa, buzuze kudasharirirwa kirakomeye ni koko ku mwana w'umuntu, ariko ayo mahoro atemba nkuru
uruzi wayatembesha mu mitima yabo, wahanagura amarira ku maso yabo. Uwiteka Mana Nyiringabo, wabagaruramwo ibyiringiro abibwiraga yuko byarangiye. Sara yarasetse aravuga ngo abazabyumva bose bazasekana nanjye. Uwiteka Mana Nyiringabo, bagaruremo uwo munezero, bibakorere kuko uri Imana ishobora byose. Warivugiye mu ijambo ryawe muri iyi Zaburi, uravuga ngo imbuto zo mu nda, ngo abana, ngo imbuto zo mu nda ngo ni wowe uzitanga, ni umwanda uturuka kuri wowe. Uwiteka Mana Nyiringabo, wabaho uwo mwanda, wabaho kukuryoherwa, wabaho uwo munezero mwami w'abami. Uyu munsi mwami twageneye gusengera abana bacu n'urubyiruko, nongeye gusaba imbaraga mu mitima y'ababyeyi babyaye, abagore n'abagabo bagiye kwicwa n'ihahamuka ry'ibyo babona mu isi ya none, ry'ibyo babona ku bana babo, by'ibyo babona ku isi bitaragera no ku bana ariko bakumva ubwoba. Uwiteka Mana Nyiringabo, bibutse yuko nk'uko data waberetse Yesu bakamumenya, ari nako uzamwereka abana babo. Bahe gusenga badahahamutse, bahe gusenga badakutse umutima, bahe gusenga batekanye, buzuza amahoro yo mu mutima. N'abafite abana mwami bitegereza bagasanga birasa nkaho byarangiye, kuri wowe ntibyarangiye, ariko ko waduhaye agakiza ukatubona. Uwiteka Mana Nyiringabo, uzananirwa kubona abana dusengera igitondo n'umugoroba. Benshi muri twebwe hari abo witoraguriye, urabatoragura urabakiza nyagora ku ngoma, badafite n'ibyitegererezo bizima, wenda bataragize n'ababyeyi babasengera. Ariko Uwiteka Mana Nyiringabo, ntago wakwirengagiza gusenga k'umubyeyi, ntago wakwirengagiza mwami urugero rwiza arimo agerageza guha abana. Ibyo byose urabireba nka sacrifice. Ndasaba amahoro mu mitima y'ababyeyi barimo kwingingira abana babo. Ndasaba amahoro Uwiteka Mana Nyiringabo, ndasaba amahoro mu mitima y'abagore, ndasaba amahoro mu mitima y'abagabo, ndasaba amahoro mu mitima y'ababyeyi. Bamara impungenge, babwire ko ari wowe werekana Yesu, babwire ko ari wowe werekana Yesu mu mitima y'abari kure yawe. Bamara ubwoba, bamara impungenge. Hari nubwo tumara igihe twibaza ngo se koko mbona bikomeye ko ibyaha duhagazemo iki gihe bitandukanye n'ibyo twebwe ababyeyi twari turimo, ariko buri cyaha cyose kirarimbura. Ntabwo ikinyabupfura cyahesha umuntu ubugingo buhoraho, ntabwo discipline yahesha umuntu ubugingo buhoraho. Icyakora abana bafite ikinyabupfura na discipline turabirata, kuko iyo inshuti zidusuye bakabona abana bacu bahagaze neza biraturyohera bikatunezeza. Ariko mwami w'abami, discipline ntihesha ubugingo. Icyaha cyose ni icyaha, igiteye isoni kidakwirwa mu matwi, cya kindi kidukariye mu mitwe yacu uyu munsi. Kubona abana bangoye urumogi bagapfa nabi, kubona abana bihinduje igitsina bakibagisha, kubona abana babatinganye n'abarezibiyene, ibyo byose turabyumva bikamera nk'injereri mu matwi yacu, ariko byose birarimbura. Byose birimbura kimwe n'umwana ufite ikinyabupfura ariko utarigeza kumenya. Mwami, ndasaba ihumure mu mitima y'ababyeyi, ndasaba amahoro mu mitima y'ababyeyi, ngo bakwambaze badahahamutse, bakwambaze baguye neza. N'ababyeyi bakirimo babyara abana batoya batarananduzwa n'iby'isi, bafite ihamuka mu mitima bibaza ngo turarerera hehe. Bibutse Uwiteka Mana Nyiringabo kuri Imana irinda. Wowe warinze Mose akaboherwa akato, akarindirwamo mu nyanja irimo ingona, akarindwa amaboko y'abamwicaga, akarererwa mu rugo rwagombaga kumwica. Uracyari Imana y'amaboko, uracyari Imana irinda, uracyari Imana ibikora. Wowe warokoye Yesu ukamuhisha Herode ashaka kumwica, uracyari Imana irokora. Ahubwo duhagarika uko bikwiriye, maze mwami duhagarare turi abakiranutsi, kuko hari amasezerano ariko bakiranutsi ku rubyaro rwabo. Iyo nitegereje mu ijambo ryabo, sanga hari abana bagiye bagirirwa neza ku bwa base, ku bw'ababyeyi. Nowa yagaragaye ari umukiranutsi mu gihe cyuzuyemo ubutinganyi no kuba kure yawe, ariko wamurokoranye n'urubyaro rwe, umurokorana n'abakazana, umurokorana Uwiteka Mana Nyiringabo n'abo mu rugo rwe. Uwiteka we, dusomye ntitwigeze tubona gutumenya gukiranuka kwabo, ntitwari tuzi nuko bahagaze, ariko wumvise gusenga k'umukozi wawe, umurokorana n'abana be inshuro nyinshi. Uwiteka Mana Nyiringabo, nasomye muri Bibiliya ijambo ryawe rirambwira ngo imbabazi zawe ntuzazomorora kuri Salomo, ngo ugiriye inshuti yawe Dawidi. Uri Imana yumva gusenga, uri Imana itabara abakiranutsi. Uwiteka Mana Nyiringabo, uzuza amahoro mu mitima y'ababyeyi, basenge batekanye, maze duhabwe imbaraga zo gukora ibyo tugomba gukora. Uwiteka we, uruhare rwacu turukore, utwambika imbaraga zo guhora tubabarira, utwambika imbaraga zo guhora tubafitiye urukundo, utwambika imbaraga zo kutavuga ijambo rivuma. Dore isi yuzuye imivumo, irabavuma umunsi ku wundi. Satani abakuruza imigozi y'ibyaha. Reka buri mubyeyi wari ugeze ahananiwe ntiwemere ko arekura ijambo ribi ku mwana we, ntiwemere ko umutima ucika intege. Twambika imbaraga mwami w'abami, twambika imbaraga, maze udushoboze no kubasaba imbabazi aho tutabitwayeho neza, no guhagarara uko bikwiriye mwami aho tutabigenje neza.
gusharira mu mitima y'abagabo, mara gusharira n'uburakari mu mitima y'abagore. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndasengera n'ababyeyi barera abana bari bonyine, abasingo mothers cyangwa se abapapa bari bonyine, ndabasengera Mwami ngo ubahe imitima, ubahe imitima imeze nk'uko ushaka. Havuga dushyira abana bacu ku pressure ikabije ngo batazitwa abana b'abagore, batazitwa abana barerwa na se bonyine. Uwiteka Mana Nyiringabo, tworohereze mu mitima, uduhe imitima imeze nk'iyawe, imitima y'urukundo rwinshi. Erega urukundo nirwo rukiza, nirwo rwahobereye wa mwana w'ikirara rumugarura mu murongo. Uwiteka Mana Nyiringabo, duhe guhagarara mu buryo bukwiriye. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'ubuntu bwinshi. Inshuro nyinshi wavugaga amasezerano ku Bisiraheli ukavuga ngo ndagirira inshuti yanjye Aburahamu, ngo rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. Uwiteka Mana Nyiringabo, gusenga k'umukiranutsi ni kujya gutakara hasi, ariko zana amahoro mu mitima y'ababyeyi, zana amahoro, zana amahoro mu mitima y'abagabo, zana amahoro mu mitima y'ababyeyi buzuwemo n'impungenge, batakimenya icyo gukora n'icyo kuvuga, buzuwemo n'ihahamuka rituma n'igikwiriye batabasha kugikora. Uwiteka Mana Nyiringabo, buzuwemo n'ihahamuka n'agahinda ku buryo batabasha no kukwizera. Garura amahoro Mwami w'aba, garura amahoro yo mu mitima, ubibutse ko ari wowe urinda, ubibutse ko inshingano zabo ari ukurera, ari ugukora ibyiza, ari ukuba urugero rwiza, ariko ni wowe wereka abantu Yesu. Nta mubyeyi ufite imbaraga zo gutanga agakiza, nta mugore w'umunyamasengesho ufite imbaraga zo gutanga agakiza, nta mugabo wabaye icyitegererezo cyiza ufite imbaraga zo gutanga agakiza, ariko Data ujya wereka abantu Yesu, abantu bakamwimenyera, abantu bagakizwa. We wantoye, we watoye abandi banyabyaha nkanjye, ntuzanirwa gutora uru rubyaro ruhagaze muri kino gihe. Uwiteka Mana Nyiringabo, turasaba ngo imitima yacu uyihe guturiza muri wowe no gutekanira muri wowe no kukwizera. Erega ijambo ryawe ryarambwiye ngo gusenga k'umukiranutsi ngo kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Ntiwigeze uduhamagarira gusenga utazi kuri busubize, ngo kandi nidusenga nidusaba twizere ko twahawe, hanyuma dutegereze kugira neza kwawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, turakwizigiye, uri umunyamaboko, uri umunyembaraga, uri n'umunyarukundo rutangaje, uri umutabazi, nta kure utajya ukura umuntu. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndababaze ko bibagisha igitsina, ababyeyi bakibaza ngo byararangiye, ubugingo bwabo wabukiza, ubugingo bwabo wabukiza. We wakijije igisambo ku musaraba, hasigaye amasegonda kigacikana. Uracyari Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi. Twebwe dukura amaso vuba kuko imbabazi zacu ziri limite, zigarukira bugufiya, ariko Uwiteka Mana Nyiringabo, wowe imbabazi zawe zihoraho, imbabazi zawe ntizishira, ntago zirondoreka, ntituzi no kuzivuga. Niyo mpamvu iyo tugiye kuzipima tuzipimira mu zacu nkeya. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo ugaruze neza yawe. Iki gitondo ndimo ndakwinginga ngo ubereke Yesu, abana bacu bereke Yesu, abakiri batoya ubereke Yesu, abamaze gukura burubyiruko ubereke Yesu, abatangiye gusoreka no kuba inkumi ubereke Yesu. Ubasanga aho bari, bamwe baraye mu mikoki, abandi baraye mu mazu y'abamaraya, abandi bari mu bigo bigorora umuco. Ubereke Yesu nyaguhora ku ngoma, ubereke Yesu. Abandi ibyo bibi byabagizeho ingaruka, bamwe ntibarimo gutekereza neza, iyo tubarebye tubona barataye ubwenge tukabona byararangiye, ariko turasenze muri iki gitondo ngo ubereke Yesu, ubereke Yesu bahure nawe, ubereke Yesu bamumenye, ubereke Yesu bihurire nawe, nabo imitima yabo ikire, imitima yabo iguhindukirire. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo ubuntu bwawe bugere hirya no hino mu rubyiruko rwacu, aho tubona twebwe nta byiringiro. Ubereke Yesu basangeyo, mu nzogo basangeyo. Hari abo twigeze kubona bakiza basinze, hari abo twabonye bakiza bageze kure. Ubereke Yesu Uwiteka Mana Nyiringabo, nicyo sengesho ryacu, nicyo cyifuzo cy'imitima yacu. Ubakize Mwami w'abami, ubakize Uwiteka Mana Nyiringabo, ubagarukeho, ubereke Yesu, imitima yabo yihindukize. Erega niwe ufite amaboko yahindukiza umuntu twebwe twaciriyeho iteka, umuntu twebwe tuvuga ngo byararangiye. Ufite imbaraga zimuhindukiza, ufite imbaraga zimuhindukiza zikamugarura mu murongo. Ndasengera buri mubyeyi wese uri mwurira, kuko Mwami gikora ku mwana kiragenda kikadukora ahantu munda kure tutabasha no gusobanura, kikaducengera kure bikamera nka ya nkota. Umuhanuzi Simewoni yavuze avuga ngo nawe mubyeyi ngo inkota izacumita umutima wawe. Byari bigoye mubyeyi kubona umwana w'abahambwa, twebwe twamubonaga nk'umukiza, tukamubona nk'umuhanuzi, ariko hari umubyeyi wari warabyaye uwo mwana. Hari inkota ihinduranyije imitima y'ababyeyi benshi batazi nuko babivuga, bajya kuvuga aho gatoya bakarira. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndetse bikabatera no kwicira urubanza, bakumva hari ibyo batakoze. Turakwinginga ngo wereke abo bana Yesu, abo ngabo babaye nk'inkota, barahoze ari umugisha, ariko uyu munsi ni inkota isogota imitima y'ababyeyi babo. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubasanga aho bari, ubereke Yesu.
mwami hari n'ababyeyi babuze abana babo banyanyagiriye hirya no hino mu isi barangije bakata kominikasiyo burundu ababyeyi barababura. Ubereke Yesu, wowe aho bari urahazi, ababyeyi babo ntibazi aho bari, nta kominikasiyo ntibazi n'ikintu na kimwe, ariko uza aho bari ubasanga ubereke Yesu. Uzaduha amakuru y'ibyiza, kumva warabasanze aho bari ukabatoragura ukabakiza. Nta kuri utakura umuntu, mu rumogi wakurayo, mu buraya wakurayo, mu butinganyi wakurayo, mu bipfuye amaso wakurayo. Uracyafite imbaraga, icyaha cyose ugikiza kimwe. Twebwe mwami tugenda tubiha uburemere bitewe nuko tubibona n'uburyo bidutera ubwoba n'uburyo bitanagendanye n'imico yacu, ariko icyaha cyose ubasha kugikiza. Uko ukiza ikinyoma cyoroheje ku mutima, cyoroheje ku rurimi, cyarimbura umuntu, niko wakiza n'uwamaze kwibagisha akihindura umukobwa cyangwa akihindura umugabo. Niko wakiza n'uwishwe na droge, niko wakiza Uwiteka Mana Nyiringabo, kuko ibyo byose ni ibyaha kandi ubasha kubikiza ukabirandura mu mutima w'abantu ukabereka Yesu. Ndakwinginze mukunzi mwiza, twerekera abana Yesu, twerekera urubyiruko Yesu, maze bamumenye, bibonere mu ruhanga rwe rw'imbabazi, bibonere mu maso ye huzuye ineza, baguhindukirira Uwiteka Mana Nyiringabo. Bunamuraho bari Uwiteka we, ndakwinginze ngo wereke Yesu n'urubyiruko rwageze kure rukagera ahantu rugashaka kwiyahura. Umwanzi Satani n'umuriganya, harimo abana bakora amabi menshi bakumva nta garuriro bagahitamo kwiyambura ubuzima. Ndakwinginza aho bari uyu munsi ubereke Yesu, uwereke Yesu abari mu Rwanda, wereke Yesu abari muri Afurika, wereke Yesu abari nyanyagiriye hirya no hino mu isi mu bihugu byabo, ubereke Yesu Uwiteka Mana Nyiringabo. Yesu niwe ushobora kugarura ibyiringiro mu mitima y'ababitakaje. Ndakwinginze ngo ubereke Yesu abana biyanduje bakarwara indwara zidakira, ibyiringiro bikabashiramo, bakabura uko babwira ababyeyi, bakabura uko babwira inshuti, bakumva nabo gupfa, bakarushaho kwicisha inzoga bategereje no kwiyica burundu. Bereke Yesu, basanga aho bari Data kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Ubereke Yesu, ineza yawe ibagereho, ubuntu bwawe bubagereho. Turakwizeye mwami w'abami, turakwizeye, twizeye imbabazi zawe, twizeye kugira neza kwawe, twizeye ubuntu bwawe, twizeye gukora kwawe. Ubereke Yesu mwami w'abami. Ubakize kubw'imbabazi zawe, ubakize kubw'ubuntu bwawe. Ndongera gusengera ababyeyi mwami w'abami bagize umugisha wo kubyara, kugira ngo ubibutse inshingano, ubibutse inshingano. Duhagaze mu gihe mwami cyo gusiganwa n'iterambere, cyo kurwana dushakisha ubukungu tukibagirwa iby'agaciro. Inzu umuntu ashobora kutayubaka uyu munsi akazayubaka nyuma y'imyaka 10 ntagire icyo bitwara, ariko umwana ibyo tutamuhaye yagombaga kubona mu mwaka umwe, ntitubimuhe ku myaka 8, ntago tubimuha kuri 18 ngo bifate, ntago tubimuha kuri 20 ngo bifate. Garura ababyeyi ku nshingano iruta izindi, garura ababyeyi ku cyo wabahaye kiruta ibindi, abo wahaye umugisha wo gukikira. Bibutse ko atari amafaranga gusa, bibutse ko hari n'ubuzima bw'abantu. Uwiteka Mana Nyiringabo, inshuro nyinshi dutaha turushye, imiruho y'isi yatugose, ntitubagirire n'umwanya. Ndakwinginze ngo wibutse ababyeyi, wibutse abagore n'abagabo bagaruke mu nshingano, kora ku mitima yabo aho bari hirya no hino. Ubibutse ko hari iby'amafaranga adakora, ubibutse ko hari iby'ibikinisho bidakora, ubibutse ko hari ibyo kwiga mu mashuri meza bidakora, ubibutse ko wari wabashyizeho kugira ngo babe ibyitegererezo by'abo bana, bongere babonera umwanya. Garura abagore bishwe n'agahinda bikabatera kwibagirwa urubyaro rwabo, bababajwe nabo bashakanye ku gipimo bibagirwa n'urubyaro rwabo. Ndakwinginze ngo ugarure imitima yabo, ubambike imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo, babashe gukora ibyo bahamagariwe gukora. Garura abo bagabo mwami batsaye ingo batazihagararamo, batibuka ko aribyo byitegererezo bya mbere abana bagira. Bagarura Uwiteka Mana Nyiringabo, bagaruza ineza yawe, bagazuruza umurunga w'urukundo, wongere bagarure mwami kugira ngo bahagarare muri za nshingano. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, abana benshi babuza aho bareberaho, barajya kureba base bagasanga nabo ntibahagaze, bareba abanyina bagasanga nabo n'ubukristo bwo ku munwa. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo twebwe abakuru tugarukeho, kugira ngo twongere tubere abana bato ibyitegererezo. Ndakwinginze mwami w'abami, imbabazi zawe zitubeho muri uyu munsi, imbabazi zawe zitubeho muri iki gitondo. Utugirire neza, utubyutse, utwegure, uturinde kwirebaho gusa. Nubwo butunzi dushaka tuba tuvuga ngo turabushakira abana bacu, ariko inshuro nyinshi mwami imitima yacu iba yirwanira ku cyubahiro cyacu. Nanjye babone ntaha, nanjye babona ngenda mu modoka imeze gutya, nanjye babone. Ibyo biratumaze bigatuma twibagirwa ibyibanze, tugasiganwa dukora amanywa n'ijoro dushakisha mwami kugaragara, gusiganwa n'abandi, tukibagirwa ko watwizeye ukaduha abana. Ndakwinginze
ijambo ryawe ryarambwiye ngo icyatumye Abrahamu mumenya gukora kugira ngo azatoze urubyaro rwe nabo mu rugo rwe bose kukubaha no gukurikiza amabwiriza yawe. Mwami twibutse ko icyatumye twizera ukaduha abana ko hari kugira ngo barererwe ahantu hazima, ahantu hari ubuzima, bazakure badafite ibikomere, bazakure twarabamenyereje inzira bakwiriye gucamo, bazakure hari icyo twababibyemo. Ariko uyu munsi Mwami turakebuka tugasanga ntacyo twababibyemo, nyamara isi yarabibyemo, televiziyo yababibyemo, amatelefone yababibyemo, ibyuzuye isi birabuzuye kuruta ibyo twebwe twagomba kuhabaha nk'ababyeyi. Ariko uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo, umugore n'umugabo duhuje gusenga muri iyi minsi, ndakwinginze ngo umwambike imbaraga zo gukora icyo agomba gukora, maze ategereze ko nawe uzereka Yesu abo bana. Ariko twarakoze icyo tugomba gukora. Urakoze Mwami mwiza, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Uri Imana yumva gusenga, uri Imana itagitureka. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo umuntu mwiza ngo asiga umwandu uzagera no ku buzukuru. Duhe gutunganya ingeso zacu, duhe kubonera mu maso yawe, hanyuma ibyo mu mwuka ubyikorere. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo nabaye none ndashaje, ngo ariko sindabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya, ngo ahubwo urubyaro rwe rugira umugisha. Uwiteka Mana Nyiringabo, dukize mu mitima n'abantu batareba, habwo ikinyabupfura cya Kinyarwanda kiduha gukinga abana bacu ibibi ntibabimenye. Ariko iyo ngiyo mu mwuka tukahakorera ibindi, iyo ngiyo mu bwisho tukahakorera ibindi, nyamara abana b'abakiranutsi bararindwa. Ndakwinginze abo hawe umugisha wo kubyara, reka bibuke ko hari ubuntu bagiriwe. Ntitwabasha kumva agahinda n'amarira y'abataragize uwo mugisha. Duhe kudakerensa umugisha waduhaye, duhe kutabifata nk'ibisanzwe, abikojeje tugahita tubyara. Duhe kutabifata nk'ibisanzwe, ni umugisha waratwizeye, utubitsa abantu wabumbiye mu isi bafiteho imigambi, n'abantu bawe. Mwami ndongera gusengera abana batoya bafite ababyeyi batataniye hirya no hino. Abo bana turabona mu mihanda hirya no hino, turabona barerwa hirya no hino. Ndakwinginze ngo ukize imitima yabo. Wagombye kubakirisha amaboko y'abantu, wagombye kubakirisha amaboko yacu n'urukundo twabaha. Ndakwinginze ngo usanga abo bana bamaze kwiheba bakiri batoya, ubakiriza imitima yabo. Kandi wagutse ababyeyi muri kino gihugu bashobora kugira umutima wa kibyeyi urenga kubo babyaye, ugakunda n'abadafite kivugira, ugakunda n'abadafite kirengera. Uri Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi. Twemere ko urubyaro rudupfana duhari, duhagarike mu buryo bukwiriye, ufungura amaso yacu turebe ibituzengurutse. Udukize umutima wikunda, tukikundana na babiri twabyaye, tukikundana na batanu twabyaye, tukikundana na batatu twabyaye, tukikundana n'umwe twabyaye, tukumva biragarukira aho ngaho. Nyamara hari abandi batagize umugisha wo kurerwa n'ababyeyi, bapfushije ababyeyi hakiri kare. Hari abandi ababyeyi Satani yatwaje igitugu bahinduka abasinzi, barapfapfana, abana babo bari mu mihanda. Abana babo bamwe ni abakozi bacu mu mago yacu, nabo ni abana. Duhe umutima wa kibyeyi. Garuka kubitwa abakristo Mwami, utwibutse ko abana atari abavuye mu nda zacu gusa. Hari abavukiye mu miryango y'abarozi, hari abavukiye mu miryango y'abakozi ba Satani. Imitima yabo yahungabanyijwe hakiri kare, bagizwe ibitambo, bagiruruzwa, abakoreshwa mu mazu ya sekibi, mu ngoro za Satani. Reka ababyeyi bafite umutima wakumenye ubibutse ko Mwami utabagize ababyeyi baba bavuye mu nda gusa. Utwibitsemo kuko twahinduka amaboko, tugahinduka umutima wakunda abo bose. Satani mara batwaza igitugu bataragira n'imyaka yo kwihitiramo. Turakwizeye, twizeye ubuntu bwawe, twizeye kugira neza kwawe. Zaburi 127 mu 3-5 haravuga ngo dore abana n'umwandu uturuka ku Uwiteka, imbuto zinda nizo ngororano atanga. Nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera. Hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, abameze batyo ntibazakorwa n'isoni uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Ndagira ngo iri jambo riturisha umutima wawe, wa mubyeyi wagize amahirwe yo kubyara, ariko uyu munsi umwana wakaba ameze mu buryo butandukanye n'ubwo wamwifurizaga. Ndabizi bibabaza umutima cyane cyane ababihagazemo n'ababirimo, turabizi uko bimera.
ariko nongere nkubwire ngo abana sabo twihaye ni umwandu uturuka ku Uwiteka, ni Uwiteka waduhaye izo mbuto zinda ngo ni ingororano atanga. ubwo ari Uwiteka wabaduhaye nagira ngo nkubwire ko akibakurikirana kandi akibitayeho. Bibiliya yavuze ku murongo wa 4 ngo nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari niko abana b'umusore bamera. Ni ukuvuga ngo uko bameze nk'uko imyambi iri mu maboko y'intwari bazagera kure. Kubera ibihe bahagazemo by'ibyaha n'igitugu Satani abatwaje, tuba twumva naho tugeze uyu munsi batazahagera. Ariko reka nkwibutse ko dufite isezerano yuko abana bacu bazarenga aho tugereje. Niba hari aho tugereje mu gukiranuka no kubana n'Imana, abana bacu bazakorera Imana kurutaho, abana bacu bazagera kure. Niba hari ibyo dushoboye mu buryo bw'ibifatika, iri ni isezerano tuvuga ngo abana bacu bazaraswa kure nk'imyambi. Ni ukuvuga ngo bazagera kure yahuri. Umutima wawe nutekane, shiri hahamuka, usenga utekanye. Ihamuka ritera kuvuga nabi, ritera kubura urukundo, ritera gusenga tutizeye, tukabasukaho amagambo avanze n'umujinya. Tekana umenye ngo ni Imana yabaguhaye, ni Imana yemeye ko abo bahungu n'abo bakobwa bavukira iwawe, ni Imana yemeye ko uwo mwana avukira iwawe, ni Imana yabikoze. Tekana usenge mu mutima wawe hari mwituze. Ababyeyi bishwe ntihambuka bweze ngo ise mu myaka 10 bizaba bimeze gute, 20 ni ukuri bizaba ari bibi pe, bizaba ari bibi. Ariko abana bakirandutse bazahishwa. Ntabwo twakijwe kuko ibyaha byari bikeya, byari bihari, ariko data yatweretse Yesu, imitima yacu irahindukira irakizwa. Humura ngo ahirwa bafite ikirimba kibuzuye, abameze batyo ntibazakorwa n'isoni uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo cyangwa se aho urugamba rubera. Humura, abana bawe Uwiteka azabakoresha nk'uko yari yaragambiriye. Ntago bakubereye umuzigo, ntago bakubereye umusaraba. Uyu munsi kubera n'imibare y'isi wamaze kubyara, ndimo navuga wamaze kubyara, wenda utarabyara wagira imibare y'abantu ukabaruka uvuga uti nzagira, ariko ndavuga wamaze kubyara. Imibare y'isi teje hamuka, aho umubyeyi yicuza icyatumye abyara benshi, nyamara Bibiliya tubwira ko ari umugisha. Nshuti y'Imana, umutima wawe nutekane, Imana yaguhaye agakiza ntizanirwa kugera ku bahungu bawe n'abakobwa bawe. Ushobora kuba utazi naho bari, ariko Imana izaho bari. Data tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, wagize neza uduha kubyara. Uyu munsi hari ababyeyi barizwa nuko batabyaye, harimo n'ababyeyi barimo barizwa nuko babyaye. Iby'isi biratangaje, imitima yacu iragoye. Harimo n'abarenga bakarenga, abapapa bakavuga ngo haraho iyo ntabyara uriya mwana. Uwiteka we, bibutse ko abana bavuye kuri wowe, maze uduhe umutima wo gukomeza kubakunda no kubavugaho ibyiza mu gihe dutegereje kuzabereka Yesu. Niba twarakijijwe ukatwereka Yesu, nabo nta kabuza uzabereka Yesu. Nongeye kuvuga ibyiza kuri abo bana aho bari, ndabahesha umugisha. Reka bagirirwe neza, reka imitima yabo iguhindukirire, reka imitima yabo mwamuyigarure batarahinduka ibisenzegeri. Buri cyaha cyose urakibabarira, ariko buri cyaha cyose kigira ingaruka muri uyu mubiri, kikagira ingaruka muri ubu buzima. Reka abana batwumva n'urubyiruko ubahe guhitamo neza, batandukanye n'inshuti zitagira umumaro, batandukanye n'inshuti mbi, batandukanye n'ibikorwa bya Satani bitandukanye. Ubuzuzemo guhitamo neza, bahore bahitamo ibyo ukunda, bahore bahitamo ibyo ushaka. Nongeye kubatwikiriza amaraso yawe Yesu aho bari, abana bacu, urubyiruko rwacu aho bari hirya no hino, abo tuzi aho bari nabo tutazi aho bari, tubatwikirije amaraso yawe. Amaraso yawe nabahishe, ababera ingobyi bakingira, imyambi y'umwanzi Satani babure, imitego y'umubi ibabure. Abana barimo bakoreshwa ibyo badashaka mu buretwa butandukanye, uburetwa bwa sexe, uburetwa bw'imirimo, uburetwa bwose. Abana bataragera igihe cyo kwitegereza neza barimo bakoreshwa. Uwiteka Mana Nyiringabo, bakiza amaboko y'abagome, batandukanye n'imigambi mibi ya Satani. Abana bagurishwa hirya no hino mwisi, ineza yawe Mwami yabakurayo, kandi wahagurutsa abantu bafite umutima w'abakibyeyi bakarwanira abo bana batagira kivugira. Turakwizeye Mwami, twizeye ubuntu bwawe. Nongeye kuvuga umugisha ku rubyiruko rw'u Rwanda, ubihishurire, ubereke Yesu aho bari, aho baraye, aho babyukiye. Abatarimo guhitamo neza, babona ababyeyi barimo babagoye bababwira kujya kwiga, babona ababyeyi babaguriye barimo batandukanye n'inshuti mbi. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo bagarure. Erega nabo twita inshuti mbi, nabo n'abana bacu, nabo bavuka mu mago. Ndakwinginze kugira ngo ubereke Yesu, ubagirire neza. Mwami, nongeye kuvuga umugisha kuri uyu munsi tubere uwo kubana nawe no kwirirwana nawe. Imitima y'ababyeyi yose yari ihangayitse yakira amahoro utanga, yakira umutuzo uva kuri wowe. Kandi Mwami, udushoboze guhagarara mu nshingano. Garura abapapa bahagarara nk'ibyitegererezo, garura abamama bahagarara nk'ibyitegererezo mu miryango. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, dutunganye, duhagarare dutunganijwe nawe, kugira ngo tubere abana n'urubyiruko barimo batureberaho, tubabere ibyitegererezo byiza. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, cyubahiro cyose nikikugarukire. Ubuntu bwawe bwinshi bwo mu mitima y'abategereje ineza yawe, imbaraga zawe zegura umutima waruhabye zigere mu mitima y'abari bananijwe. Urakoze kuri umugira neza, urakoze kuri umunyarukundo ruhebuje. Icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze.